namara kumugira amacenga bizatuma Dawidi n'ubundi yinjira mu rugo kwa Sawuli ajye kwiga ubwami uko butegurwa nuko umwami yitwara. Aho hose ntabwo ari uri hijyana, ni Imana iri hamugeza, ni ya mavuta y'imikiwe hariya ariho hamugeza. Icyo gihe rero Dawidi nta burenganzira afite bwo kubwira Sawuli ngo Sawuli wowe rekura ubwami bume. Sawuli urakora nabi. Dawidi agomba kwicara agasangira n'umuzamu ku irembo, akarira muri korodoro, akongera akava muri korodoro bakamushyira muri saro, akagera n'igihe umwami amubwira ati ndashaka kuza kumpungiza aho ndyamye ku murere wanjye. Icyo gihe bikagera igihe Sawuli amenya ko noneho ahishurirwa ko ari Dawidi nyirizina ugiye n'ubundi kumusimbura. Icyo gihe rero nuwa ngo kizasozwa nuko Sawuli atangiye guhiga nde Dawidi, zisa nkaho zitagaragara ko zikora. Rero ubwiza bw'Imana bushobora kukumanukiraho mu buryo butandukanye, bushobora kumanukiraho mu buryo harimo n'igikundiro. Hakaza icyo bita Bongereza favor. Iyo icyo gikundiro cyamanutse kikamanukirwamo n'ubwiza bw'Imana, nuko ushobora kubona igikundiro cyangwa ukabukira ineza y'umuntu idashingiye kuko uri mwiza. Ukabona igikundiro kidashingiye kuko wowe ukwiye gukundikwa, ahubwo kubera hari uburyo Imana yategetse kuri wowe, uko yategetse kuri wowe kikamanuka ari ubwiza bw'Imana. Noneho rero iyo shusho y'ubwiza bw'Imana ikamanukira muri wowe, ikisanisha nawe, igatuma ukubonaho ubwiza bw'Imana. Yego, ni muri ubwo buryo ubwiza bw'Imana bugaragara. Ntabwo ubwiza bw'Imana ari akaguru ufata cyangwa se ngo uvuge ngo wafashe ugutwi. Ntabwo ari ikintu gifatika, ahubwo ubwiza bw'Imana ni umwuka uturuka ku Mana umanukira umuntu, ukisanisha n'ibihe arimo byiza byo gushaka ibyiza, noneho bukarema icyiza. Yego, umuntu wese tumwifurije kubona ubwiza bw'Imana, abona ubwiza bw'Imana bumanukire, umurwayi abona ubwiza bw'Imana, umushomeri abona ubwiza bw'Imana, ubuze amahoro abona ubwiza bw'Imana, abona amahoro mu mutima, ubuze ubwenge abona ubwiza bw'Imana, mumuha ubwenge bw'Imana. Yego, nabona ubwiza bw'Imana azirinda urwango, azirinda ibintu byinshi cyane. Buriya umuntu ufite ubwiza bw'Imana ahora aseka. Umuntu uhora useka yishimira, umuntu ufite ubwiza bw'Imana cya mbere yishimira icyiza kiri ku bandi. Umuntu ufite ubwiza bw'Imana yumva inkuru yabaye ku wundi mbi ikamubabaza. Umuntu ufite ubwiza bw'Imana ntago yikunda, ahubwo azirikana mwene se mugenzi we kandi adashingiye ku kintu runaka. Umuntu ufite ubwiza bw'Imana ari ibintu yiyima we ku giti cye. Urugero, ushobora kwiyima amavuta yo kwisiga kuko muri wowe unyuzwe ukahereza kutayafite. Umuntu uriho ubwiza bw'Imana ntabwo ashobora kumva ko yagambirira guhemukira mugenzi we. Oya, nta nubwo yamugambanira. Kuko ikiva ku Mana cyose ni icyiza kandi kiraboneye. Umwuka rero ugendera muri izo ngeso ntuva kwa Satani, ariko ubwiza bw'Imana bumanuka kugira ngo buganze ikibi, kugira ngo kizaba icyo gikomera. Hari ikintu waruvuze cyane, uravuga ati ntago umuntu ufite ubwiza bw'Imana ntago agenda agaragaraho imico nk'iyo ngiyo umaze kuvuga yagiye itandukanye. Ariko uyu munsi turebye usanga abantu benshi nta bwiza bw'Imana bagira. Ubwiza bw'Imana abantu ntibantera amabuye, niba runaka bufite ntago mbizi, ariko ngenekereje uko mbona butakigaragara ntago mbona. Okay, urakoze cyane, kuko ubwiza bw'Imana turabusaba, ntago bupfa kwizana. Ntago bwaza ngo bwidumbukize ngo bumanukire cyangwa bukumanukire utabusabye. Ni ukuvuga rero turi mu gihe umwanzi Satani we ubwe ariho arwanya icyiza cy'Imana ku bantu bayo. Uko Imana irema Adamu yamushyize mu isi,
imushyiriraho ibyiza byose binezeza. Noneho ibyo byose byanezezaga Adamu nibyo byatumaga Adamu abona ubwiza bw'Imana. Ngo ku mugoroba, ku kirengarenga cyane mugoroba, ku mafi ya nimugoroba, Imana yagenderaga Adamu muri Edeni. Ntabwo imvura yagwaga, imvura yaje kubw'icyaha, ahubwo habagaho ikime kigatosa ubutaka bukera. Ni ukuvuga rero kubera ko hariho ubwiza bw'Imana bwari butwikiriye isi, nibwo bwatumaga bano bantu Adamu na Eva babaho neza. Ariko Satani agira ishyari rya buriya bwiza bw'Imana bw'uburyo Imana yahoraga isura abantu yaremye. Ni ukuvuga rero uyu mwuka wa Satani urwanya icyiza Imana ikorera mwene muntu. Ko iyo dukijijwe dukwirukana ubwami bwa Satani muri twe, tukimika ubwami bw'Imana, tukirukana imikorere ya Satani, tugashaka imikorere mishya y'Imana. Icyo gihe niho duhamagara ubuntu bw'Imana bukaza kuri twe, kuri jye ukimara gukizwa. Iyo ubwo bwiza mbuhawe bisaba ko nitwararika nkirinda mu byo nkora. Ariko igihe ubwami mvuyemo bwantwazaga igitugu, bwankoreshaga ibyaha, ubwo bwami bukubita agatoke ku kandi, bugahora buntega imitego kugira ngo nsubire inyuma nongere mbusubiremo. Niyo mpamvu rero usanga bisaba ko abadukurikire umuntu wese akeneye ubwiza bw'Imana kandi akeneye kubusaba rero abushaka, aragomba kubushaka. Urumva, arabushaka. Icyo gihe rero kubushaka niko guhita guhindura ingeso muri wowe. Rero ashobora kuba atarabugeraho ariko akiri mu nzira yo kubugeraho. Ikintu waruvuze ariko mpita numvira ikibazo cyane cyihutirwa. Wavuze ngo umuntu agomba kubushakashaka, kandi hari umuntu mu minsi yashize duheruka kuganira avuga ngo nta muntu ujya ushaka Imana, ahubwo Imana izishaka umuntu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda abanshaka, ariko abanshaka umwete bazagira gute? Ubwo kuri aho ngaho ubwo umuntu ni ushaka Imana cyangwa Imana izishaka umuntu. Okay. Jewe utera intambwe imwe. Siko ijambo ry'Imana rivuga yo gushaka Imana igatera 99 iza kugira gute? Kugushaka. Kuko wateye intambwe imwe nayitera izindi zigushaka. Wabyumvise? Ndatekereza abanyabyaha batangana. Batangana kuko Yesu ansobanurira ambwira ati ku bintu bijyanye n'abantu bazimiye hari igiceri, hari intama, hari n'umwana. Ibyo Bibiliya ivuga. Hari ikintu waravuze cyane ati umuntu agomba kuza gushaka ubwiza bw'Imana kandi bitewe n'uruhande arimo. Ibintu bibuze kubiduhuriza gute? Ntabwo giye ibyo ndiho mvuga, ndiho ndavuga n'ubwiza bw'Imana bubona uwateye intambwe yo kwihana akakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Interi y'inzira turimo irimo abantu babiri. Irimo uwateye intambwe akizera Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo we, uwakatura agakizwa. Hari n'undi ugiye kumva iyi ntambwe utari muri urwo rugendo, agahita atera intambwe yo kwizera, sibyo? Akatura akakira umwana ari we Yesu Kristo. Uyu muntu rero uteye intambwe akaza kwihana, ni ukuvuga ngo Yesu we ateye indi yo kugira ngo amuzane amwireherezeho. Akora kumva ariho arireherezaho umunyabyaha azi, ariko umunyabyaha aze yiteguye guhinduka. Kwinjira ni ubuntu, ni nk'uko umuntu ni uburenganzira bw'umusinzi n'umusambanyi kwinjira mu rusengero. Ni uburenganzira, imiryango irakinguye, yinjiye mu rusengero. Ariko ntabwo natihana ibyo byaha, ntabwo azahabwa iby'abana b'Imana mu rugo. Wabyumvise? Iby'abana b'Imana mu rugo ntabwo azabihabwa, hari inshingano atazahabwa. Nubwo yajijisha, hari uburyo umwuka w'Imana azagukoza isoni, hari n'igihe wenda n'abana b'Imana yahaye kugenzura bazagushyiraho nawe ubwawe cyangwa utinye kwinjira mu nshingano kuko ntabwo uratura. Ariko uyu munyabyaha akingurira amarembo yo kwinjira kugira ngo yihane ibyaha bye.
ntabwo akingura amarembo yo kugira ngo agire gute, yo kugira ngo yicare atuze avuga ati ubwo nageze mu rusengero nta kibazo reka nkomeze nisambanire, nkomeze nangane, nkomeze nicane, nkomeze ndoge. Nubwo wabamo suko batarimo, ni rwa rukungu ruriho rukurana n'amasaka, ariko bizagera ku munsi w'isarura n'amasaka n'ingano zigaragara. Yego, uyu munsi ntabwo nshaka kugira ngo tuze gutinda cyane, ijambo ry'Imana riba ryatambutse kandi ngo habwirwa benshi hakumva bene yo, kandi ndatekereza buri kiganiro cyose dukora kijyanye n'ijambo ry'Imana buriya hari uwo kiba cyaziye. Icyo kintu neza ndacyemeje 100%. Nanjye ndarakijije, nanjye ndasenga. Abantu batubona ku macano bakagira ngo twe ntago tusenga bari gukora amadini, ngo tuba turi gukorera amafaranga, yewe niko babigize. Ariko burya umuntu wese akorera amafaranga mu cyo abona ashobora kujyamo gihwanye n'imyizerere ye. Burya ntago ushobora kujya gukorera amafaranga ngo ujye kwamamaza pornography, sibyo? Kandi uri umukristo ntago byakunda, ariko bifite ba nyirabyo bashobora kubikora, unabikoze wowe Imana yaguhana. Ushatse amafaranga cyane ukabikora yaguhana, uzabikora. Ntago nabikora. Ku ruhande rumwe uyu munsi nshaka kugira ngo nkubaze ibibazo bitari byinshi cyane, ariko tuvuge ku kintu kijyanye n'umwuka w'amashyari. Hari uburyo abantu bari kugenda batungurwa cyane, ukumva ibintu ngo byacitse hahiye kuko babonye ikintu runaka cyabatunguye, ariko nge ntago ikintungura cyane kuko ni iminsi. Hari ibintu bigenda biranga abantu, bizaranga abantu nk'uko byagiye bivugwa muri Bibiliya, bizaranga abantu bo mu gihe cy'imperuka. Ubundi ikintu kijyanye n'umwuka w'amashyari ukibona gute muri iyi minsi tuvuga ko ari iyanyuma? Okay, urakoze. Ahubwo byari binariho nuko byakorwaga mu ibanga. Ni igihe rero cy'imikorere ya Satani cyo kugira ngo abishyira ahagaragara, uwayamushyira ahagaragara. Ntabwo ishyari ririho kandi rizahoraho. Na Yesu yahuye naryo, Herode amugirira ishyari, arinda ubwo bamuzengurukana, nyina ajya kumubyarira ahantu hatasobanutse, kugeza igihe bamugiriye ishyari ry'ibyo yakoraga. Agirwa ishyari n'abatambyi, agirwa ishyari n'abami, agirwa ishyari n'abo yagiriye neza. Ariko ibyo byose kuko hari icyo yarazi, yari yibitseho, yarakomeye kugeza ku gihe cy'uko yagombaga gucungura abantu, isezerano rigasohora. Turi rero mu gihe abantu bisaba ko bongera bakaba maso kugira ngo babashe guhweza kandi bitegereze neza. Agomba kumenya, navuga ngo bongere ibihe byo gusenga, ko gusenga niko kuguha imbaraga z'ubutsinzi zo kwihangana. Buriya umunyeshyari, hari uwabivuze neza aravuga ati ishyari, nta munyeshyari nta natandukanye n'umurozi. Umunyeshyari yakwica. Umuntu bita Yuda yagize ishyari, agambanira Yesu, ariko ashaka kwikura mu isoni ngo yerekane ko atabishakaga, ngo yarazi yuko ntacyo uri umutware. Ariko ku ruhande rumwe we ku giti cye niwe byagarukiye, kubera ko Yuda ibyo yakoze we yarabikoze, Satani amutera ishyari, aramugambanira, amugambanira ku banyeshyari bagenzi be. Noneho bituma baza gufata Yesu, Yesu we bimuha n'ubundi tikimusunikira n'ubundi ku rugendo rwe kugera kuri misiyo ye. Ahubwo nubwo babyihutishije, ariko n'ubundi niyo nzira ntago yadeviye. Ariko wa wundi wabikoze, nubwo Yuda yahawe ibiceri, ntago byamunejeje, nta nubwo yabyishimiyemo, ntabyo yariye. Ngo yaguze isambu, iyo sambu bayiteye amaraso, yayimanitsemo. Bivuga ngo nusenga umugambanyi wawe azapfa mbere yawe agusige. Nusenga hari igihe Imana izaguhishurira igituma uri uhura n'uwo muntu ukugambana cyangwa se ukufitiye ishyari. Imana izakubwira ati uyu muntu ariho arashaka kugira ngo ugere kuri iki, agusunikire kuri iki.
hari igihe rimwe na rimwe rero umubisha akoresha umuntu akagukoresha uzi ngo uhemukiye wa wundi ahubwo utumye yamamara sibyo yamamara ukatuma umuntu mwamamaza bakaza kumureba aza kumureba ati uyu muntu ni mubi nkatwe gapasiteri bijya bitubaho umupasiteri yava akagera ushumbye itorero ufite itorero ashaka ufite abashumba 10 cyangwa 20 ariko ari ufite itorero mu gihe Imana ifite ibyo gukoresha uri gutangira itorero kuko abayuda ntibaburamo rwa rukungu ntago ruburamo kubera ko uyu mushumba yari wako ayobora akesha arayobora kandi yahawe impano yo guhugura no gucyaha no gutesha iyo ugize uhugura n'uhana n'ugutesha ntabyishimira asohoka iteka avuga uburyo pasiteri ari mubi akanavuga yewe n'uburyo ugikuzimu wagira ibyago ugasengera umuntu abadayimoni bakikunkumura ati nta kundi yamutanze ikuzimu sibyo yamutanze ikuzimu hagira upfa uwo munsi ati yamutanze ikuzimu wenda nagize igikundiro kuri Damuru anyihera inzu cyangwa se ibihumbi 10 na bingahe by'amadolari nanjye abarokore tuzi kuvuga ndashima Imana inkora igitangaza wenda nkuko Damuru uzi wanjye uzinzu mba mukuntu kangana wenda uranaza no muri salo usanga ni wicara mu ntebe zacitse urugo rwaranasenyutse nta n'ikivumvura gitaha mu nzu mu rugo rwanjye none rero kwera ko wenda Damuru namugireho umugisha akamereza ibyo bihumbi 10 na bingahe ngahita ngura inzu nziza cyangwa se nkagura imodoka cyangwa akagira intebe nahinduye muri salo ubutaha nibagaruka bagasanga nta bintu ibyo byose ari bishyashya kandi umuntu wabimpa yambwiye kuko hari abantu bajya baduha ibintu bakatuvuga ngo ntimutuvuge ntiwumvuge abo ni ba Nikodemo ntumvuge rwose ati ntuzantangaze ntumvuge bikaba byiza icyo gihe rero nuza ugasanga hari ibintu byahindutse kandi mu rusengero hakaba hari umuntu wapfuye ikirabirira niba ari ikirabirira simbizi yapfuye igitaraganya atarwaye kandi ugapfuye avuye mu masengesho cyangwa se apfuye yari yajyanye na pasiteri mu ivugabutumwa tayari pasiteri amutanze ikuzimu abone bya bindi icyo gihe rero uwo mwuka ushobora gukwira ahantu hose noneho rero hari igihe uzajya kuvuga wa mupasiteri ugikuzimu wa muntu ugikuzimu ndacyari kuri ya example y'abapasiteri ku mashyari noneho uyu muntu ugenda uvuga ati kanaka agikuzimu Fani agikuzimu Fani dore asiga mbere yagendaga n'ibirenge none asiga agenda muri vewiti Fani yabaga mu kazu k'ibyatsi none dore bimeze gutya Fani abana be bigaga hano none bagiye kwiga ahangaha yagiye kuzimu noneho giye niba kuko ge sinzi ikiro kintu yakoze kuko umwuka w'ishyari uwufite ntaga ukwereka nta nubwo abikubwira ntabyo akubwira ubwo akesha umuntu ufite ishyari abishuti yawe akunda kuba hafi yawe akeshi Bibiliya nivuga ngo umwanzi w'umuntu azaba mu rugo rwe bugufi none icyo gihe rero jewe kuko ntazi ikirere ndiho ndwana ntazi n'igihugu kirwana n'ikindi nzahagarana umubwiriza ubutumwa bwiza mbwirize ko duhagaze imbere y'abantu tubwiriza harufashwa nuko ndeshya harufashwa nuko nasetse harufashwe nuko nashokoje mperutse guhabwa amafaranga kubera izi mvi zanjye ati murarambwa ati nkundi tutuvi twawe ati ndagukunda ati nkunda imvi zawe ndamubwira se ikibwirizwa njya mbwiriza ukumva ati sinjya mbyitaho cyane nahira iyo biza kuba atari nuko ari umumama yaza kuba atari umumama nari kwibaza ibindi uracyumva icyo kintu hari impamvu biyaziya mvi nizo zimuha imbaraga zo kugira akore kuriya ibintu nk'ibyo byose yamamare ntiyabura ikintu runaka noneho kuko nge ndiho mbwiriza kandi ndabwiriza mu mbaraga n'amavuta na bwa buntu bw'Imana bundi wo ntago nzi ibindi biri inyuma wa wundi nkurikiye rero we ahita afashwa yego nafashwa
ahita ashaka kandi yibuke ko yumvise amakuru ko njya hehe ikuzimu. Narangiza ahita ampamagara atayiwe ati disi nagukundaga ati nayo narakwanze ndetse se wanyangiye iki nakwangiye disi nigeze kumva umuntu. Aho niho tumenya amakuru y'umubisha wacu, niyo tumenya amakuru Munyeshyari. None agahita bati yo nahuye n'akana kadisi ambwira aya makuru, se burya ni runaka bikubwiye. None ngahita musobanurira njyewe nasengeye runaka ampiki. None nahise nanjye nikenura muri ubu buryo. Uyu muntu wapfuye nta kintu na kimwe mpuriyeho nawe, yararwaye kuko bagiye kwanga nibo batubwira ko icyo yazize umurwayi. Ego ni ukuvuga rero aho niho mvuga umwuka w'ishyari. Uyu mwuka w'ishyari rero uhaguruka urahari ariko uzanywe na sekibi. Ucyambere ushobora kuza umunyeshyari uriho uyu mwuka w'ishyari uhuza nuko uriho bana ari uburyo bagenda bateramo imbere. Iyo umuntu ashakishije kumenya two tuba mu buzima abantu bashaka kwinjira mu buzima bw'abandi, ndashaka kumenya Damuru avuka he, ninde wamuhaye izi kamera, yazikuye he, ese kurangije kwiga uri mutoya abagukurikira bamaze kuko zijya wigaragaza ntago umeze nk'abandi, uracyari muto, wabikuye kandi nawe ntushaka kuvuga wabikuye. Ahita bayaye twariganye we twiganaga ari n'umuswa wenda wize n'ubufundi simbizi kucyageze kuri ibi. Ahita ashaka undi nawe ufite umutima nk'uwagahini, bahite bishyira hamwe bakora ikintu kibi cy'ishyari, bakora ikinyoma kandi kibeho. Rero bamubwira ngo wowe udukurikiye bakoreye ako kagambane, birashoboka kakubeyeho mu rugo rwawe, bishoboka kakubeyeho mu kazi kawe, bashoboka ari buryo rwose biba bakakwirukanisha mu kazi cyangwa bakakwangisha n'inshuti yawe, n'inshuti twiti cyane rwose. Cyangwa nk'umuntu akaza n'abavuga butumwa bacu akaza yazagera mu rusengero yareba harimo umukristo uhagurutse akagura amazi yagura amazi akayazanira pasiteri wabwiriza. Bavuga ati tugiye wenda urugero umuriro urashize akiruka akajya kuwuzana, uwo muntu agahita akora ibishoboka byose amwangisha amutandukanya na rya torero. Kubera iki? Kuko ni wa mwuka w'ishyari. Kandi biravuga ngo ngushuka umwana muto ngo icyaba kiza nuko bamuhambiraho urusyo bakamujugunya mu nyenga. Arashukanye, ashutse uyu mwana ufite umutima wo gukunda Imana n'abantu b'Imana. Uyu ni umwuka w'ishyari. Uyu mwuka w'ishyari yumanutse wica byinshi. Ariko nanone hari igihe mwebwe byabayeho usenge usabira abanzi bawe, hari igihe bazivamo ujye kumva uramumenye. Kandi ikintu cyo ushobora kuvuga nabonye ntivuge ngihagazeho ku maguru yanjye abiri, nta gihe umuntu akurwanya ngo akurangize, bivuze ngo akugambane akurangize agusubize hasi kereka udasenga. Ikindi iyo umuntu akurwanya akaguhagurukira ntakuruta, ahubwo agutera. Iyo usenga bituma wowe uzamuka kuko iyo mugiye gusenga nayo yari akarusho rero mukaba munasengana nawe asenga ari gusebya pasiteri kandi nawe ni umukristo, cyangwa se asebeje n'umukristo ku mukristo mugenzi we, nabyo birashoboka. Ni ukuvuga ngo iyo musengana wafite uwo mwuka w'ishyari, wowe ntawe ufite, wowe ugasenga, ni ukuvuga ngo umuriro waka uragenda ukamujyaho ukamwatsa. Ariho hahandi bapanga amasengesho ntayazemo agahimba indi gahunda, kuko hari ikibatsi cy'isengesho kiri hariya. Noneho uyu muntu rero nawe kwera ko isengesho ry'umunyabyaha ari ikizira mu maso y'Imana, nawe azaterura gusenga yatura izina rya wa wundi abura amahoro bimunanire, ahita asohoka agende yisanishe n'abanyamahanga. Noneho ashaka umuntu w'umunyamahanga ufite imbaraga. Niwe usanga umuntu bajya bavuga ngo ko umuntu yabaga mu rusengero arogate, yacishije ate, yagiye mu bapfumu ate. Impamvu yagiye mu bapfumu nuko muri we n'ubundi hari agaragara mu rusengero nk'utakirurimo, ku mutima we n'ubundi buriya n'umutima ubusanzwe uba hari inyuma, ahubwo aba hari kugira ngo ajijishe
abamubonye asenga babone ko n'ubundi agihari. Dufite rero abantu mu rusengero bafite ibimenyetso by'itorero ariko bataririmo. Dufite n'abashumba bazi ibyanditswe, banahagazemo, banabwiriza, bazi metode zose, ariko batari abashumba, batakiri abashumba. Uruvuze ikintu cyane kivuga wenda kuba biba mu idini cyane, mu iyobokamana, wasanga umuntu aje gutaranga umuntu runaka, ukavuga ati uriya muntu yagiye ikuzimu, uyu mfite amajwi atungana atukana, uyu nguyu mureba ibi n'ibi, uyu muhanuzi kazi bimeze gutya na gutya. Ukibaza tuse ku ruhande rumwe, wenda niyo muganiriye arakubwira ati ngiye kuza kubivuga si ukumwanga, ahubwo ni ukumukebura. Kuza kuvuga ngo umuntu yagiye ikuzimu ntago mwanze, ntago nsangira nawe, ni ukumukebura kugira ngo yihane. Ibintu bifata gute wowe? None hago jewe ari byo ntumva, ubwo sinzi wenda ikinyarwanda biba bivuzemo, ariko nkunda gukora analize y'ikintu. Ntago ushobora gukeburira umuntu kuri kamera. Wabyumvise? Ahangaha naho kugira ngo ntanga ubuhamya bukomeza wowe uri mu bihe nk'ibyo ndimo kugira ngo bivemo. Je gutanga ubuhamya ko nari indaya, ariko nkaba narahuye na Kristo nkava mu buraya. Nakoraga ibi nibi cyangwa se nagenderaga muri ibi, ariko bidakwiye wabivamo. Ubundi buhamya nubwo kuvuga ati nabonye Imana mu buzima bwanjye, nabonye Imana inkiza indwara, nabonye Imana impindurira ubuzima, unatubwira nako uburyo bwahindutsemo nabyo ni byiza. Ko nutubwira ati nabonye imodoka, nabonye indege, nsigaye ngendera aha, ngomba kumenya uburyo wabibonyemo, nibwo buhamya buzima. Nkeneye kugutega amatwi, mfungure nshyiremo mega zanjye nkumve. Ariko nubwira ngo kanaka, kuko icyambere niba mvuze ibyanjye ni njyewe ndabivuga nkanjye, nature n'izina ryanjye mbibazwe nkanjye, ariko ntabwo ninjya kuvuga izina rya runaka ko namubonye. Ni ukuvuga ngo impamvu Imana yamunyeretse ni ukubera yuko yashakaga ko musanga ajya kumukebura. Sinanze ko wabibonye, sinanze yuko wajya no kuwanamukebura, ahubwo kuko yaguhaye izina rye. Buriya Imana idukebura, uburyo Imana idubuhanuzi bwo kubwira isi yose tutavuze umuntu, kugira ngo wowe nanjye tubwumve twihane. Ariko ivuze ngo ubu buhanuzi ni ubwa Fani, nuko Fani ngomba kwigira gute kwisuzuma, nkisuzuma ko ubuhanuzi bumanutse n'ubwanjye mwizina, nta mpamvu kuza kuri kamera. Ni ukuvuga rero icyo gihe iyabuguhaye ukabona ko utazambona, ugomba ukongera ukayibaza, wamara kuyibaza ugahita n'ubundi yongera ishobora kuguha adresse zanjye, ushobora kuguha wenda nimero de telefone zanjye, cyangwa ushobora no kuguha uburyo ikakwereka icyapa ukazatega mu makaritsiye yacu i Kigali. Tujya dufite ibyapa, imihanda, ibintu nk'ibyo, kavuga tuzaca aha umuhanda uyu n'uyu, icyapa keizi nizi gutya na gutya, ukaba umugeze kuri nimero y'igipangu iyi niyi. Aho nga kuko ijisho ry'Imana nemera ntago rihishwa. Yego, ijisho ry'Imana, Imana ibasha kureba agashishi k'umukara mu ijoro, mu gicuku, munsi y'urutare. Ntago yayoberwa jewe naho ntuye, wowe kuntumyeho ngo njye hari igihugu nagiyemo inuma y'umuntu, nibwo bwa mbere nari ngiyeyo, n'ururimi bavugaga ntago nari nduzi, ariko Imana kuko yari yantumye impa urudahangarwa. Ndagenda njya ku mupaka, nerekana ibyangombwa byanjye,
n'ibituze barabinyuzuriza, ubuyobozi burambwira ugiye ngiye agace kanaka ntago nkazi, babwiza ukuri. Havamo umwe kuko Imana hari ikosa idakora, igutegekera marayika mu rugendo uzagendamo iyo ariyo yagutumye. Nasanze uwo munsi kuri duwani hakoze umuntu w'umurokore. Urumva murokore, duwani y'igihugu cyacu yo nta kibazo, ariko duwani yaho ngiye barambaza ugiye hitwa ngo iki, kandi simpaza. Usanga uwo munsi hakoze umurokore, bambajije ngo nababwira ngo numvijwe gusa, numvi amarenga banciriye, banyeretse ko hari mwene wacu wo mu gakiza. Uwo mwene wacu wo mu buryo bw'umwuka araza ncira amarenga, anyandikira agapapuro, muha ibimenyetso binyereka aho ngomba kujya, kuko nari mbifite mwiyerekwa, nkuko Imana yahaye iyerekwa ry'igishushanyo cy'urusengero rwa Yerusalemu kugeza ubwo Dawidi agombaga, barugendanaga, bagombaga kuzarwubaka kwa Salomo. Urupapuro arashushanyiriza aho hantu ukuntu hameze, ampa agapapuro ngendana nako, nyoborwa nto kugeza irinda n'inyamaswa zaho naraye, ntago zandiye. Ngeraho nagombaga kujya, nkoresheje hafi iminsi 2, ntanga ubutumwa, ndongera ndagaruka. Rero ntago ushobora kumbwira ngo uje gukeburira umuntu hano, kandi hari kereka ibya rusange ari rusange. Ushobora kuvuga uti musenge cyangwa si ahantu aha haba imbaraga zimeze zityo, nibyo, ariko ntutwore ku muntu. Urumva uyu muntu rero wongera ubaza Imana iguhishurire uyu muntu ndamubona gute, kuko iyo utabikoze ukaza ubivuga byitwa ko uje kwandagaza wa muntu, kuko wavuze izina rye. Uruhande rumwe kuba waza ukavuga ibikorwa by'umuntu, nk'uyu munsi mvuze Pastor Fanny tumuzi gutya, ni umuntu mwiza, ukamushima, ariko ukavuga ati Pastor Fanny hari ibyo munenga, ukamunenga mu ruhame ugamije kugira ngo yikebure, ibyo bifatwa gute? N'ubundi nukumusebya ntago ari gukora umurimo. Oya, nta bundi Bibiliya itubwira ko umuntu nakora ikosa tugomba umusange, umumenyesha icyaha cye. Noneho nyuma natakumvira umuteze, utora abandi bantu bangahe, 2 sibyo, nabo niyanga ushaka iteraniro, ushake n'abandi benshi, ubamenyeshe, kuko wa muntu afite itora asengeramo, afite n'inshuti, abo nibuganira ngo natabumvira ahinduka umupagani. Ahinduka iki? Umupagani. Uwo rero niba ahindutse umupagani, ntabwo waza gukebura umupagani. Ni nko kuvuga ngo uje kubwira nyirawo uko ngo niyambara ikariso, sibyo? Cyangwa kubwira ugashaka po ukayiha inka mu kiraro, ugaterekaho cyo gacukuramo tuwarete, ukavuga uti wanka we nuzaka kujya kuganga, ujye muri uyu mwobo cyangwa ujye muri po. N'ibintu bidashoboka. Niyo mpamvu iyo uwo wasanze akanga, ukamuteza abantu 2 bakanga, ukamuteza inshuti ze zikanga, akubeho nk'umupagani. Icyo gihe rero ntacyo wahindura, ni umupagani akahebwe. Uwo nguwo Imana niyimuzi nizi n'ukuntu izamuhugura. Rero n'igihe tujya no gushaka guhugura ntudahugurika. Nose wenda Imana yampugwe mu myaka 3 ishize, imaze kumpugura ndayinanira. None uyu mwaka wa 2022 nawe nibwo mbonye, none se urampugura bikunde, nubwo wavuze ingoma ntago ndi ubuhugurike, kuko narananiranye, hashize imyaka 3 naniranye. Ntago uri bumugure ngo bikunde, kandi guhugura ntago ari ukurwana. Guhugura ntago ari ukurwana, bwira umuntu birangire. Kindi niba ushaka yango wenda uzumugure cyangwa uvuga ibyanjye, mpamagara twicarane.
wihengera mvuye aha zibyo hari umuntu umwe wigeze kumbwira sizi kuri yigeze kuvuga aravuga ngo uzamuze ubabwira umunyamakuru uzamuze nura mudamu tuganire nuko ntabwo nese yampamagaye we arinda kuvuga ngo uzamuze nawe namamagara nimero yanjye ngiyi namamagara umunyamakuru ibyo atari busobanure noneho anyandikiye turandikirana turaganira bisanzwe tuganire bisanzwe ibyo yatekerezaga bimusobanurira neza yumva yashaka ko duhurira kuri kamera nuho bukeye undi munsi ari ahantu mperutse kugera murira nawe arambona aransuhuza ko ntiyongeye gutekereza ngo twicare n'ubu nabwira ni ndahari noneho ngwino tuganire kuri kamera tunagane kuri kamera ahubwo yahise ansezera aragenda bivuga ko hari abantu akenshi bakunda kuba bavuga umuntu ahavuye ariko twinicaranye ukambwira ati kubera icyo umeze gutyo ko hari abantu benshi bagiye bambaza kuki wambara amaherena kuki umeze gutyo ntabwo kwambara amaherena kuri jye dore impamvu ituma nyambara hako mbere yo kuvuga ngo kuki uhanura udafunze umutwe ahubwo se kuki ufunga umutwe nshobora guhanura ntagiteze igitambaro ariko umutwe wanjye ufunguye imbere y'Imana ariko wowe urafunze mu bwonko n'ubutumwa uhabwa ntabwo ubwakira kuko ibyiringiro byawe cyangwa se kwizera kwawe kuri ku bitambaro bimaze iki sibyo undi kuki datera kanta ntago ntera kanta kuko gutya kuranejeje mbese buri muntu ateye ati noneho ndasobanukiwe ni byiza ko icyo ubona udasobanukiye kuri wa muntu kitagenda kuri wa muntu ahubwo we musange ku ruhande rumwe hari uburyo abantu babivuga habo bantu wenda baza bakavuga nk'abantu bakuru usanga hari nibavuga abashumba bakuru cyangwa se n'abantu babari imbere mu buryo bw'umwuka cyangwa se bakoze nk'umurimo nkwaza akavuga ati abantu pasiteri bakora n'imbaga za satani azakavuza akavuga ati Pastor Fani kuri mureba gutya na gutya na gutya ibyo byose cyangwa se ni yaba kuvugisha ukuri cyangwa se nakubeshyira ikintu kibwenda gisa nkaho kitavugwa neza nkuko ashobora no kuza kubeshyira kandi abantu bakabifata nk'ukuri ibintu nabyo nibiteje ikibazo uraza kuza kudufashaho ku muntu aje akavuga Fani twebwe abantu tugahita twumva ko Fani ateye kuhakundi kandi biba bigoranye cyane kugira ngo abantu batabyizera ni bakeya cyane ariko ku ruhande rumwe ku kintu uvuze ati kuba abantu umuntu ashobora kuza akavuga Pastor Fani ntabwo umuntu wenda avuga umuri imbere kuko bizatishobora kuba biterwa n'ishyari aho ku ruhande rumwe avuga ati ntagatwikuri ari kwitwikira ashaka kuzamukira kuri Fani reka muvuga buriya no ninza cyangwa se n'ugutwika ashaka kumuzamukira n'abandi bakavuga ati muri iyi minsi hari abantu bari gukorerwamo n'imbaga za satani bari kuza bashaka kugusha abantu b'Imana abashumba bagezeyo isoko nzizera kuri kuzumva neza nabandi bakaza akavuga ati Imana iri guhagurutsa ba Dawidi baje gukosora ba Goliyati bigize ibihangaje ibintu turaza kubihuza gute urakoze cyane reka duhere inyuma uragenda unyibutsa kuko ntabwo ngenda umunyamakuru ngo mbe nabifashe byose reka mbere kuri icyo uvuga ngo ihagurukije Dawidi ngo kugira ngo ikubite hasi Goliyati ahubwo ninjije imbi kuko mu muhamagaro Goliyati nta hantu ari mu muhamagaro no Goliyati ni igihanda wabyumvise Goliyati ni igihanda ntabwo rero numva ko umuntu yaba umushumba akaba igihanda nemera ko umushumba ashobora kuba Sawuli hubwo agakora akagera igihe ibyo yategetswe n'Imana ntabikore igahita ihagurutsa Dawidi ariko nanone Dawidi ntabwo Dawidi ashobora kwicara ku ntebe muranyica noneho ntabwo Dawidi ashobora kwicara ku ntebe atarabanza kwica Goliyati Dawidi arabanza akimikwa mbere
mbere arabanza akimikwa mbere, yamara kwimikwa mbere agahita asubira mu dutama kugira ngo akurireyo, abanze yige gufata indubu n'intare, noneho akongera agatera indi ntambwe iza kwica Goliyati. Kwica Goliyati bizatuma yakira ijambo rivuye kwa Sawuli. Namara kwakira ijambo rivuye kwa Sawuli, Sawuli azamugerageza kandi amugirira amakenga. Namara kumugira amakenga bizatuma Dawidi n'ubundi yinjira mu rugo kwa Sawuli, ajye kwiga ubwami uko butegurwa nuko umwami yitwara. Aho hose ntabwo ari uri hijyana, ni Imana iri hamugeza, ni ya mavuta y'imikiwe hariya ariho hamugeza. Icyo gihe rero Dawidi nta burenganzira afite bwo kubwira Sawuli ngo Sawuli wowe rekura ubwami ubume. Sawuli urakora nabi. Dawidi agomba kwicara agasangira n'umuzamu ku irembo, akarira muri korodoro, akongera akava muri korodoro bakamushyira muri saro, akagera n'igihe umwami amubwira ati ndashaka kuza kumpungiza aho ndyamye ku murere wanjye. Icyo gihe bikagera igihe Sawuli amenya ko noneho ahishurirwa ko ari Dawidi nyirizina ugiye n'ubundi kumusimbura. Icyo gihe rero nuwa ngo kizasozwa nuko Sawuli atangiye guhiga nde Dawidi. Namuhiga kirazira cyuko Dawidi azakora kuri Sawuli, kuko Sawuli yashyizweho n'Imana, n'Imana igomba kumukuraho, kandi Dawidi nawe wimitswe n'Imana, n'Imana igomba kwimika Dawidi kuri ya ntebe. Aka rero reka nkavuge kuri abo. Birashoboka ko wowe Dawidi uriho ushaka gukuraho Sawuli, wowe wita Dawidi, aho wimikiwe mu butayu, ariko ntabwo tuzi uwo kwimitse mu butayu, kuko Dawidi yimitswe na Samweli. Yimitswe na Samweli, bamuvanye mu butayu bamusukaho amavuta hehe iwabo kwa Yesayi. Hari bandi bakuru baraho byanze. Dawidi wowe uri mu butayu wimikiweyo nandi, sibyo? None kuba uvuyeyo rero ntabwo ushaka kujya ku ngoma ya Sawuli, ntabwo ushaka gusimbura pasiteri wawe, hari igihanda utarica. Nturica igihanda cy'ubukene, kandi Sawuli yaramaze kukica. Ubukene ni igihanda. Nturica igihanda cy'ubusambanyi, nturica igihanda cy'ishyari, nturica igihanda cy'amagambo, nturica igihanda cy'amoko. Niba iki gihanda utarakica ngo ufate igihanga, kuko Sawuli ntabwo yemeye ko Dawidi yishe Goliyati, ko yaranamubwiye ati unzanire igihanga. Dawidi uyu bamwambitse imyambaro ya Sawuli y'urugamba, arangije we yanga ayambara ngo simbimenyere. Ariko wowe wita Dawidi uracyambara imyambaro ya Sawuli. Imyambaro ya Sawuli ni iyi. Uracyashaka kujya kubwiriza ikantarangiye ugashaka baguhata iki? Uwo ni umwambaro wa Sawuli. Ko Sawuli arita akora ku ikofi aguheta iki? Arashyiramo esanse mu modoka bagutware. Uracyambara imyambaro ya Sawuli. Kandi Dawidi ntayo yambaye, yarayanze. Iki gihanda uri bukicute. Wowe Dawidi uragenda ubwirize, wemera usengera umuntu nta kiguzi, kandi noneho uzasengera umuntu wapfushije, uzasengera umuntu uri mu bukene. Ukibasha kwicara ukavuga ngo nasize mu rugo nta biryo, ngo none ndabwirije, ngo ari ahantu ujye kubabwiriza, ngo nta turo baguha, ngo nta n'itike baguha, ntago nzagaruka. Wowe uri Dawidi, sibyo? None Dawidi uyu nguyu nta gihanda, nta Goliyati wishe, ubwo Goliyati yagutsinze
mu butayu, urashaka intebe ya Sawuli, urashaka intebe ya Sawuli kuko Sawuli afite amashuri, Sawuli afite amavuriro, Sawuli afite inganda, Sawuli ayoboye ahantu henshi, Sawuli afite konte, urabwiriza batura kuri konte. Niba uri Dawidi ukaba ujya kwa Sawuli, witeguye kuzabwiriza ntibaguhe ka kamverope ushaka kako gucyura, kuko ufite amavuta. Ko Dawidi yazanye umuhumetso, yizaniye ibye, ko wowe ntabyo ufite, n'ijambo ry'Imana ryakunaniye kuribwiriza, urabwiriza ibitagenda neza. Uwo niwe mvuga, biragoye kugira ngo wowe Dawidi uze kwimura Sawuli. Igikurikira icyo gihe ni wa mwuka w'ishyari. Niba afite imbaraga z'Imana, nagende ajye mu bitaro, atangire abwirize hariya, akore ministry hariya, nawe atangire yica igihanda cye. Kuko mperutse kujya gusengera ahantu, bitewe nuko hari ba Dawidi bari mu butayu, batangiye gutangisha amaturo. Noneho abayobozi barawese, aha ni urusengero, guturisha aha ni urusengero. Abo bantu arabakura kwa Sawuli, ababwira ko Sawuli atakerekwa. Sawuli ntakerekwa, Sawuli ryatorero bagikuzimu, nta mbaraga z'Imana zibaho, mwiyizire. Ngewe nago kuba ukorera Imana ari ukuzi kuvuga cyane. Yesu aravuga ngo tubarebere ku mbuto. Wabyumvise? Leta nayo iravuga ati kuki muturisha, nibajye mu rusengero, barabizi. Uyu munsi umuyobozi wese arabizi ku rusengero idini ryose baratura. None niba wowe kandi kuko uri Dawidi uracyari mu ishyamba, Dawidi ntabwo atwereka ko yaturiraga, baramugemuriraga. Iyo uri mu bihe by'amavuta byiza mu butayu, barakugemurira. Uzasenga, usengera umuntu aguha ituro, akwishimire. Ariko iyo ushatse kuvuga ngo uzava hariya ujye ku ntebe ye, ntabwo ari uko bagenda. Nta no gushaka kujya kwimura. Na Sawuli yabanje aramugerageza ati umugore nakwemere so yamuhaye nde? Yamwemere Mikaya, yarangije amuha mukuru kugira ngo agire gute, ajye kumwigisha azamugweho. Yego. Ikindi ni kihe? Cya kabiri twari twavuze, ariko ndumva aho ngaho ko ibisubizo byinshi cyane. Hari uburyo wenda n'uwo muntu wita Dawidi azavuga, wamaze kubisobanura neza, cyane ko bari n'amakosa, bari n'ubuyobe bukomeye cyane. Azavuga ibigoramye bya Sawuli, wenda ashaka n'intebe ye, urabisobanura cyane. Ni byiza cyane, Uwiteka guha umugisha. Hari uburyo bavuga ati kugira ngo umuntu mutwikireho, amuzamukireho, ari bumenyekana mbere yiwe, cyangwa se niba abonye avuga ati avuga ibitangaza bye, cyangwa se sinzi uburyo ndibuze kubyita cyane, ariko ni nabyo. Kuko hari igihe icyatumye nyine nagaruka aho ngaho, icyatumye Sawuli amuha imyambaro ye, kwari kugira ngo habe ari we agaragare. Kuko baravuga ngo aka ni kandi ni kene nde, ati ni kene Yesayi kaba mu dutama. Bakuru be bari abajenerali, bari bazi kurwana urugamba. Baravuga ngo natwe byatunaniye, nkaswe wowe uzi kwishanura, subira mu dutama twa data wadusigiye nde. Wabyumvise? Ariko ni ukuvuga ngo kubera ko Dawidi yari afite ijambo, erega ijambo Imana yakuvuzeho nta hantu rijya, nawe urijya rwose. Niba Imana yaravuze ngo uzahayobora, basaze barorere, uzahayobora, sibyo? Wikwirwanirira. Ni ukuvuga ngo Dawidi aza muri we nka Dawidi, ariko ukavarinzwe n'imbaraga z'Imana n'amavuta ye ahagije. Niyo mpamvu yazanye umuhumetso yakoreshaga arwana n'idubu, niyo mpamvu yazanye agakoni yakoreshaga. Ariko Sawuli abirebye avuga ngo ntibishoboka ko ushobora kuzamuka cyangwa se kurwana utambaye efode, undi biranga. Byanze rero nicyo cyatumye Dawidi, kuko yaranyuzwe n'uwo ari we, aravuga ngo ndagenda nkanjye, sibyo? Niyo mpamvu iyo umuntu ashatse kuzamukira, hari igihe ashobora kubatereka nzamukire kuri uriya, nuko n'ubusanzwe n'amavuta yawe ntabwo uzwi. Ariko niba ari Imana ivuze uzazamuka, sibyo? Izagukura hariya ikuzane ikwerekane,
nk'uko yakuye Mefibosheti iriya Dawidi akamenya ko Mefibosheti ahari akaza. Ni ukuvuga rero ngo biranashoboka ko uyu muntu ashobora kuzamukira ku uyu muntu. Dore impamvu ushobora kwemera ko anashaka no gutwika mu mvugo z'ubu no kuzamuka, nuko umuhuje n'uyu muntu ariho avuga yahindura ururimi, anamuvugaho agace kuko nta kazi. Icyaga n'unamuteretse muri ntebe ntago yayobora ko nta gazi administration y'aho hantu ko byubatse. Kuko uyu munsi nshobora kuba ngewe mfite ukuntu nkunda kwambara, ariko wowe atari kukunda, yuje kubihindura. Wowe urashaka ngo bahindure gutya bayobore gutya, ariko ibyo si kwitorero, siko Sawuli yabyubatse, niko byumva ariko siko biri. Sawuli arazi ko efode n'imbunda zishobora kwica Goliyati, ariko Dawidi we yarazi ko iyabanaga nawe iri bumurwanya. Je numva ahubwo jewe numva uyu Dawidi, uyu wita Dawidi nasenge yambara imbaraga gwiza imbaraga, aze kuri kamera avuga ati umva ko Uwiteka Imana aho avugana nanjye, umwuka w'Uwiteka ari kuri je, abantu myeho gutya nkanjye wabwirize. Wenda kuko ari Dawidi, namwe abanyamakuru mu byo yamuruhare, yufashe umuntu ukamutereka ifoto ya runaka ubumutwikiye, noneho umuterekereho idubu, umuterekereho n'akakazu k'iwabo, umuterekereho na za nkweto ze za rugabire yambara, werekane ya jipo yajya yambara, bizagufasha nawe, bizamufasha kandi azamuke. Imana imukomeze cyane. Ni byiza cyane, reka tugushimire cyane, ariko ntago twasoza tutagiriye inama, tudafashe umwanzuro. Nagira ngo ugire inama abantu bose twagiye tuvugaho mu buryo bumwe. Nta muntu twavuze izina, nta n'uwo twakomerekeje, kuko ni icyigisho muri rusange kandi na byiza cyane. Ariko twavuze ku kintu cyitwa abanyamashyari, tuvuga ndetse no ku bantu bafata igihe bakaza gusebya umuntu cyangwa se kuvuga ibye bazi ko wenda ari ukumucyaha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndagira ngo usoreze ku iki kintu, ubagire inama bose, kandi ugire n'inama n'abantu bagirirwa ishyari mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Urakoze. Ntabwo navuga ko wenda ntabo twavuze, ntabo tubabaje ntibababare. Oya, nyiri iyi message arababara. Nyiri iyi message uzasanga yanditse muri commentaire atokana, niwe nyiri iyi message. Uzandika ashima azaba ari umuntu uba warababajwe n'ibibi abantu bakorerwa, azaba gira imbabazi yarababajwe n'ibibi abantu bakorerwa, afite agahinda k'ibibi bakorerwa. Ariko uzahagarara akavuga ati ibyo muvuze sibyo, n'amagambo y'ibitutsi, rizaba ari ijambo rimucumise, kuko ijambo ry'Imana ni inkota ihinguranye. Ni ukuvuga rero ngo wowe ubyumvise ukaba wumva muri uru ruhande hari aho wiyumvamo, nakugira inama cyane yo gusenga kandi ugatoza, Imana ikakurwanira pe. Iyarwaniriye Daniel ntaho yagiye, iyarwaniriye Dawidi ntaho yagiye. Numara kuba niba hari naho batanakwibuka, niba banasuzugwa n'amavuta yawe, niba batanubaha n'amavuta yawe, usenge kugira ngo Imana ibemeze, sibyo? Imana niyo izakubahisha, Imana niyo izabemeza. Abagira amashyari nabo wihane rwose. Buriya rega wari uzi ko icyo ukoze nawe ushobora kugikorerwa. Uko ugirira umuntu ishyari nawe izahaguruza kugira ishyari. Uko uhemukira abantu nawe arabazaguhemukira. Rero byose hamwe navuga ngo ababikoraga mwongere mukizwe, mwongere musubire ku musaraba mukizwe, muhinduke mu abana beza kandi bumugisha. Uyu mwaka wa 2022 w'umwaka mwiza, nawe ufata igihe cyawe cyo kwicara ku umuntu ukomeye. Edayere uno muntu uriho usebya ntabwo ari we, kubwo urasebya babandi bamukurikiye, kandi bari nabo kuko batakira abana. Uwo mwana buriya igiti cy'avoka kibaho ibitumbwe. Igitumbwe cyoroshye y'umuyaga uje gihita kigwa kigahunguka, hakaba n'ikindi kijajara cyo ntikigwa, kuzageza igihe avoka ijya kwera igakomera, haza umuyaga ntigwe. Iyo itagwa nuko iba yarihanganye. Nawe rero ihanganira amakuba, ikibi gishobora kuvugwa,
n'ikiza kikavugwa, ariko kuko uzi icyo wemeye wowe ubwawe gumana icyo wemeye. Murakoze. Ni byiza cyane, ntabwo twasoza utadusengeye by'umwihariko, kandi dushimira abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro. Mubwire ko Pastor Fanny afite YouTube channel anyuzaho ibiganiro by'umwihariko Umusozi Getsemani TV. Wajya avuga kuri subscribe cyangwa se ukanyura muri comment twayipininze cyangwa ukanya muri community yacu, uraza guhita uyibona, unyureho kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ijambo, ubone ibyo kurya by'umubiri ariko n'iby'umwuka biba bikenewe. By the way, biba bikenewe muri uru rugendo. Reka dusengere, dushyire imbere y'Imana. Mana, turagushimye ko ubanye natwe, tugire neza. Turasaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ziherekeze iri jambo, ndetse n'abadukurikiye bose kugira ngo bahembuke kandi bamenye, buri muntu wese amenye aho ari. Data, hari impuguro twahuguranaga, kandi buri muntu wese nawe aribwira, nababwiraga nanjye nibwira. Tube mu gihe cyo kugira ngo uyu mwaka twirinde, kugira ngo tumenye ko nubwo turi mu isi ariko tuzaba mu ijuru, kandi nta juru ry'umunyabyaha, ahubwo ijuru rizajyamo abejejwe n'abihannye. Murakoze rero Mana, urwaye reka umukize, ufite ibibazo nawe Data umugenderere, ikiganza cyawe kimukoreho mu izina rya Yesu Kristo, amen.